ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bateranye biga ku bibazo by'abaturage bitandukanye bigize cyangwa hano mu mujyi wa Kigali no mu ntara zigize umujyi wa Kigali. Rero guverinoma y'u Rwanda yasohoye amategeko mashyashya. Aya mategeko mashyashya murasabwa kuyumva nk'abanyarwanda kugira ngo aya mategeko atazabagonga mutabizi cyangwa ugasanga waguye mu mutego utabimenye. Rero nukurikirana kino kiganiro paka kirangiye, bivuze ngo uraza kumenya amategeko mashyashya guverinoma y'u Rwanda yasohoye, uze no kumenya ibyemezo by'inama y'abaminisitiri uburyo kiyize ku bibazo by'abaturage batuye mu mujyi wa Kigali, cyane cyane abantu bari gusenyerwa amazu yabo bagaherezwa ingurane cyangwa bakajya gutuzwa mu midugudu bagiye bubakira abanyarwanda. Guverinoma y'u Rwanda yavuze yuko abantu bose basenyewe batarahabwa ingurane tayari bari kwiga ku kibazo cyabo kugira ngo baherezwe ingurane, niba bidashoboka bajye kubatuza muri ya midugudu bajya bubaka. Nk'urugero reba Norvège, imidugudu ihari kuntu ari imidugudu myiza cyane, ubwo umuryango bawukubita icyumba na saro, ndavuga ibyumba bitatu na saro, dushe, tuwarete ndetse n'igikoni, bakafata umuryango umwe bakawukubita icyumba kimwe gikubiyemo ibyo bintu byose mbabwiye. Bivuze ngo leta y'u Rwanda ibiri gutekerereza abaturage kugira ngo ibahereze ibintu bibanogeye. Bize ku kibazo kijyanye n'inzu zisaga 240 ngaho umujyi wa Kigali urutse gutangaza zubatswe mu buryo butemewe n'amategeko, kandi izi nzu zikaba zigomba gusenwa, kandi noneho izi nzu zikaba ari inzu za danje, zikaba ari inzu z'imiturirwa z'ama etage ageretse nka 5. Babyizeho rero baravuga ngo ba nyiri izi nzu aho kugira ngo bazisenye nibashaka ibyangombwa byihuse kugira ngo izi nzu batazazisenya, ugasanga basigaye mu mazi arira, cyangwa ugasanga barimo baritana ba mwana ngo twebwe twubatse dufite icyangombwa. Ariko umujyi wa Kigali urutse gutangaza yuko bamwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze bariye amafaranga y'abaturage kugira ngo bubake zino nzu, kubera ko ntabwo inzu yakuzura ngo bamene beto ya mbere, beto ya kabiri, beto ya gatatu bagiraho bashyiraho amagorofa 4, abayobozi batarabimenya. Gusa barabizi ko abayobozi bo mu nzego z'ibanze baba babizi kandi bafitemo uruhare, banga gutanga amakuru bitewe n'akantu baba bahawe. Bivuze ngo baza ku murenge baje kwaka icyangombwa cyo kuvugurura cyangwa cyo kubaka toilette, ugasanga bubatse imiturirwa. Icyo batazi ko umujyi wa Kigali ufite icyogajuru satellite gikotorora ikirere kikabera ibiri kubera, cyangwa bakareba ibirimo byubakwa hano mu mujyi wa Kigali no mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Ndetse iki cyogajuru satellite ni nacyo cyifashishwa kigenzura umujyi wa Kigali cyangwa gishaka umutekano, cyangwa bivuze ngo nyine iki cyogajuru satellite kireba ibintu byinshi hano mu mujyi wa Kigali, ibisambo, abinjiyemo, iki ni ukuvuga nyine ewana batuzaniye ikoranabuhanga ryiza cyane ushobora kureba nawe ukumirwa. Rero itangazo ryihutirwa rya guverinoma y'u Rwanda, itangazo mwese rireba abanyarwanda. Guverinoma yavuze yuko buriya abanyarwanda aho muva mukagera muri abana beza, kandi akenshi na kenshi yongera gushimira abantu baka fagitire ya IBM iyo bagiye guha, kubera ko ngo bawubatse u Rwanda rwiza kandi u Rwanda wifuza. Buriya nicyo guverinoma y'u Rwanda yongera gushimira abaturage. Abaturage bacu ni abantu bakunze kwimakaza umuco nyarwanda, ni n'abantu bakunze gukora ibyo leta ibasaba. Ega buriya namwe ziba ari inyungu zanyu, ntago ziba ari inyungu zabo gusa, namwe ziba ari inyungu zanyu, kuko nimwiyubakira igihugu cyanyu abanyamahanga bakazajya bakigenda cyangwa bakacyifuza, nubwo bazajya badusigira ari amadovize akadufasha muri byinshi, nko gufasha abatishoboye, nko kubakira abatishoboye, n'aba bandi mujya mubona bahereza amafaranga y'abasaza y'izabukuru, abandi baba bashaje cyane. Aya mafaranga rero niyo mpamvu aba akenewe kugira ngo afashe abanyarwanda. Reba nanone nk'ibindi bigiye bitandukanye nko kugura imiti. Murabizi ko mwishyura 3,000 bya mituweli, ariko buriya ntabwo biba byashoboka yuko imiti baguhereza, ubuvuzi baguhereje waba bwakwishyura 3,000. Bivuze ngo barakongereraho 10% kugira ngo ubashe kuba wakwivuza. Nongera kwibutsa abantu bataratanga mituweli kuba batanga mituweli hakiri kare, kubera ko buriya ufite mituweli nta nubwo ushobora kuremba, ariko utayifite buriya uraremba, sibyo? Mwiteganyiriza hakiri kare, kubera ko ibyago ntago biteguza isaha n'isaha. Wabona urembye kandi ukaba warembera mu rugo, ukaba wanahapfira bitewe yuko nta na mituweli ufite. Ariko amategeko yo mu Rwanda ntago abyemera. Nimba urwaye utishoboye jya kwa muganga bakuvure, ibindi bikurikiranwe nyuma. Ariko wavuwe, cyangwa nimba ari umwana wawe urwaye bamuvuje yabo nyine ameze neza. Yego bica mu nzira nyinshi cyane, cyangwa bica mu nzira zidasanzwe, ariko wamujyana bakamuvura, ahubwo bakagufagitira nyuma, abura kwishyura nyine nawe urabyumva.
ngayo nguko rero ini ncamake y'amakuru nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamara TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Kidasamara ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'imahanga. Murabizi ko mperutse kubashyiriraho video Bukavu hari gushya mu gihugu cy'abaturanyi, ndavuga mu gihugu cya Kongo, ngira ngo muherutse kuyibona. So rero hari izindi video zaho ngiye kubashyira kuri Kidasamara TV Rwanda, ubu mukaba muzenjoyinga bitewe nuko Kidasamara TV Rwanda ubu ngubu agiye kujya mu karuhuko, agiye kujya Zanzibar, agiye kujya muri Tanzania mu minsi iri imbere. Muraza kubona amarayivu menshi cyane ya Zanzibar, ariko ndamarayo iminsi ibiri bitewe nuko isiganwa ry'amagare ku rwego rw'isi rizabera hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndavuga Champions y'isi, kandi ano masiganwa y'amagare mushobora kuyakurikirana live kuri Kidasamara TV Rwanda. Niyo mpamvu nikoza Zanzibar gatonya nkahita ngaruka nirukanka kugira ngo nzabagezeho champion y'isi y'isiganwa ry'amagare izabera mu gihugu cy'u Rwanda. Nongera kubibutsa hari imihanda imwe n'imwe izaba ifunze, hari n'indi izaba ifunguye, bazajya babereka imihanda muzajya mukoresha. Icyitonderwa, amakamyo azajya akora mu masaha ya nimugoroba bitewe n'isiganwa ry'amagare kugira ngo batazateza ambutiyage ugasanga bibaye ibindi. Reka rero twongere twigarukire hano mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali kuri Convention Center, niho Anita Pendo azaba aherereye. Abakunzi ba Anita Pendo ndetse na Rusine bazaba bibereye hano kuri Convention neza nabo niho bazaba barimo bakurura amakuru n'amakamera yabo, barimo bakamera neza fresh. Mwifatanye na Anita Pendo ndetse na Rusine ndetse mufana. Icyitonderwa, mwese mugomba kuzaza mufite akantu ko gufanisha, kandi mugomba kuza mwambaye neza, mumeze neza, mukeye, muri smart. Ibi bigasobanura yuko rero abanyarwanda turi muri bamwe bimakaza umuco, isuku n'indangagaciro. Murakoze cyane, Imana ibarinde, ibahezagire, ibahereze umugisha, ubuzima buzira umuze. Ndabakunda cyane, weekend nziza, Imana ibahereze ibyo mwifuje byose. Uyokoze subscribe uruwagaciro, ibyo tugizeho niyo tubikesha. nawe utarakora subscribe wayikora kugira ngo dukomeze n'ibiganiro byacu bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, kuko iyo ukoze subscribe ugafungura inzogera buriya ubona notification ko nshyizeho icyegeranyo cyangwa ikiganiro, uhita ubona notification ako kanya, akanyenga ko guhumya notification iba ikugezeho. Rero nimba ntacyo bigutwaye, nimba ntacyo byangiza, niba ibiganiro byacu ukunze kubikurikirana, rwose kora subscribe. Nanone nimba utabikunze, andika muri comment uvuga ati mwishi iki ngiki mu gikosore. Buriya hari igihe umuntu rega ashobora gukosa cyangwa agashyiramo agakosa gatonya, ariko bikaba ngombwa yuko agakosora. Impamvu natababwiye amategeko mashyashya, ntago arasohoka, ntago ibyemezo by'inama y'abaminisitiri arabyanzura cyangwa arashyiraho umukono. Inteko y'inama barimo baratora kugira ngo barebe itegeko baza gushyiraho. Impamvu rero by'amategeko nabibasobanuriye nuko ubwo ngubwo amategeko nibamara gutora bagatora itegeko, ndahita mbabwira nkuko bigeze gutora itegeko bavuga ngo indangamuntu koranabuhanga igomba guherezwa abanyarwanda bakayitunga. Indangamuntu koranabuhanga ndirasohoka, nisohoka nzahita mbabwira. Nanone ni kwa kundi bigize kwemeza yuko buriya ngo umukobwa uri hejuru y'imyaka 15 agomba gufata agapira kugira ngo bitazatuma asama atabiteguye. Ibyo nabyo byigeze gufatwaho inama cyangwa barabyicaye barabiganira. Bivuze ngo ibingibi bindi byo rero ntago birasohoka, amategeko mashyashya ntago arasohoka. Muhomere ntago aya mategeko azigera abagonga kubera ko ntago arasohoka. Murakoze cyane, Imana ibarinde, ibahezagire, ibahereza umugisha, ubuzima buzira umuze, weekend nziza. Kandi buriya ku isi abantu ntago ari beza, muzajya buri kunywa akabyeri kawe nuko agasiga mu kabari gapfunduye, jya ugasohokana, cyangwa niwibagira ukanagasiga uzihite waka. Kandi nyaboneka buriya kwirinda biruta kwivuza, kubera ko bashaka kugushyiramo guru